ikigo gishinzwe iby'inyamaswa muri Ethiopia cyashyizeho itsinda ry'abahigi b'abanyamwuga ngo bakore ibikorwa byo guhiga no kwica impyisi hafi y'umurwa mukuru Addis Abeba. Izi mpyisi bazihigiraga kuzimara nyuma y'uko ibitero by'izo mahuma ku bantu byiyongereye cyane muri uwo mujyi n'inkengero zawo. Ndavuga ibitero nibyo. Impyisi zigaba ibitero iyo zirimo gushaka ibyo zirya. Ubwo bazihigaga muri uwo mwaka wa 2022, ikigo gishinzwe inyamaswa muri Ethiopia, ni ukuvuga ikigo gishinzwe kuzirengera, cyavuze ko mu myaka 2 yari ishize abantu 8 Addis Abeba bishwe n'izo bihehe. Iki kigo cyavuze ko abo zariye bagapfa barimo abana, abakuze ndetse n'abakiri bato. Inzobere ziburira abantu ko kwaguka kw'imiturire kuri mu byateye kwiyongera kw'ibyo bitero by'impyisi. Byemezwa ko umurwa mukuru wa Ethiopia wagutse cyane, abantu bakagenda basatira ahahoze ari amashyamba, bakahatura, bakahirukana inyamaswa zahabaga. None dore impyisi zatangiye kwivanga n'abantu. Nyinshi muri izi mahuma ziba mu misozi ikikije Addis Abeba, harimo n'ishyamba ryitwa Entoto riri hafi aho ngaho. Mu gihe cyashize izi mpyisi zagiye zikora ibitero ku bantu basinziriye. Zavuzwe kandi mu gutaburura imirambo yashyinguwe mu marimbi zikayirya. Mbere y'uko izi mpyisi zihinduka ikibazo ku banya-Ethiopia, babanje kujya bazishimagiza bavuga ko zirya imyanda yajugunywe n'abantu, bityo zigasukura aho abantu batuye kandi zikagabanya umubare w'imbwa z'igasozi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Abantu bize imyandiko mu bitabo by'Ikinyarwanda hafi ya bose basomye inkuru zirenze imwe zivugwamo impyisi, cyane cyane impyisi ikagaragazwa nk'inyamaswa yakunze guhendwa ubwenge. Bivuze ko ifite ubwenge buke. Nyamara mu buzima busanzwe ntabwo ari uko impyisi imeze, ndetse ahubwo iri mu nyamaswa zizi ubwenge. Icyo zirusha izindi nyamaswa ni ubuhanga bwo gukorera hamwe, ku buryo mu guhiga zigaba igitero. Iyo zishyize hamwe zishobora kwambura intare umuhigo wayo. Ikindi zizwiho ni uko zibaho mu matsinda cyangwa se imiryango. Ni imiryango iyoborwa n'impyisi z'ingore. Impyisi y'ingore igira umwanya w'imbere mu itsinda ry'izindi. Ingabo usibye kugira uruhare mu kororoka nta kindi bikeneweho, ndetse impyisi z'ingore zimara ubuzima bwazo zitoteza zikanahohotera ingabo, ku buryo bivugwa ko mu nyamaswa z'inyamabere zose zibaho, mu mpyisi ariho honyine hari ingabo ibayeho nabi. Reka tuvuge kuri iyi nyamaswa bitirira ibibi byinshi kandi ikaba inyamaswa izindi zo mu ishyamba zitinya. Ntabwo ari twebwe abantu tuyanga twenyine, kubera ko n'izindi nyamaswa ngenzi zayo zirayanga. Ibiri hafi aho ngaho, iyindi nyamaswa ngenzi yayo yiyiciye umuhigo yiteguye kuwiteraho, cyangwa se yiteguye kurya ibyisigaje. Tuzanga kubera ubusambo no kwikunda kwazo, kugera naho zishinjwa gucukura imva z'abantu ngo zirya bazikinguyemo. Ntabwo ishobora gusubiza inyuma inyama uko yaba imeze kose. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. No kumva izina impyisi byonyine bihita bigushyira mu mutwe inyamaswa y'ingome yikunda, yiteguye gukora byose ngo inyungu zayo zigerweho ku kiguzi icyo ari cyo cyose byayisaba. Nta nyamaswa yindi ibaho ifite imibereho nk'iyimpyisi. Mu miterere, impyisi ijya kumera nk'imbwa ariko ikagira umugongo uberamye. Amaguru yayo y'inyuma ni magufi ugereranyije n'amaboko cyangwa se amaguru y'imbere. Ishobora kuramba kugera ku myaka 25 ku ngore, ariko ingabo zo zibaho imyaka igera kuri 15 yonyine. Kubera iki? Turabivugaho. Impyisi ikuze ishobora gupima ibiro 50 iyo ari ingore, ariko ingabo yo igapima munsi y'ibi ngibi. Impamvu nayo turayivugaho mu kanya. Kuvuga ko impyisi babyita guhuma. Ibisa n'irimo guseka, ndetse bavuga ko igira igitwenge, ariko wumva gisa n'igiteye ubwoba. Habaho impyisi z'amoko atandukanye. Hari izidomaguye, impyisi z'imirongo, n'izifite ibara ry'ikigina. Muri aya moko yose, impyisi zidomaguye nizo nini kuruta izindi, kubera ko zishobora kugera kuri metero 2 z'uburebure, ukongeraho umurizo wayo wa santimetero 30. Impyisi zidomaguye ni nazo z'inkazi. Zibaho mu matsinda cyangwa se imiryango.
Mu Gifaransa aya matsinda bayita clan. Buri tsinda riba rigizwe n'impyisi zishobora kuva kuri 6 kugera ku 100. Buri tsinda riba rifite aho ribarizwa bitewe n'aho zihigira, kandi buri mpyisi ibizi itsinda ibarizwamo, yaba yararivukiyemo cyangwa se yararijemo nyuma. Impyisi nizo ndyanyama ziri ahantu henshi muri Afurika, aho ziba hitwa mu masenga. Ni imwe mu ndyanyama y'inkazi iba ku isi. Bazishinja kuba inyamaswa z'injura ziteye ubwoba kandi zikunda cyane, zihora ziteguye gufata amahirwe y'ibyo kurya aho zayabona hose ku kiguzi cyose byazisaba. Bavuga ko ari inkazi ahanini bitewe n'ingufu z'imikaka yayo. Niyo ndyanyama ifite urwasaya rukomeye kandi rufite ingufu kurusha izindi zose zibaho. Kuvuga ko impyisi ihekenya igufa ry'indi nyamaswa ikarijajanga ikarigira ifu ntabwo bihagije ngo wumvikanishe ingufu z'urwasaya rw'impyisi. Iyo irimo guhekenya ikintu, urwasaya rwayo ruba rurimo gupima ibiro 3,000. Kuri utapfuna ibyo kurya, uramutse uri impyisi uko uhekenya ibijigo byo hepfo n'ibyo haruguru byaba bihuriza hamwe ibiro 3,000. Nguru urwasaya rw'impyisi. Ukubaho kwayo gushingiye kuri ubu bubasha bw'urwasaya rwayo. Izi kwiruka ku buryo umuvuduko wayo ushobora kugera ku birometero 65 mu isaha. Inkongoro ziri mu nyoni zangwa n'abantu benshi ku isi kubera ko zibaho zihiga inyamaswa zapfuye ngo ziba arizo zirya. Zirya n'abantu bapfuye. Impyisi nazo bazigereranya n'inkongoro, ariko zo zifite imikaka n'ubukana n'ubugome bwinshi. Inkongoro bazita impyisi ziguruka. Mu minota 15 itsinda ry'impyisi 5 riba riri inyamaswa ingana n'inka nkuru riyirangije hadasigaye igice na kimwe cy'umubiri wayo. Zihekenya n'ibinono byayo. Impyisi nyinshi iyo zitafashe icyemezo cyo kurwana n'izindi nyamaswa ngo zizambure ibyo kurya byazo, zibeshwaho n'iby'izindi nyamaswa zahaze cyangwa zitagishaka. Ukurikije uko zitwara, impyisi zivukira kubaho no kororoka kubera ko zikora byose kugira ngo zibeho, zirya kandi zikororoka. Impyisi z'ingore nizo zitegeka imiryango yazo. Zifite uburyo buhamye bw'imibereho kandi zikabukurikiza inyuguti ku yindi. Ingore niyo iyobora umuryango, ingabo zigakurikira umurongo washyizweho n'ingore. Bitewe n'uko ziba mu matsinda, ukubaho kw'ingabo gushingiye ku gukurikiza amabwiriza y'impyisi y'ingore iyoboye itsinda. Impyisi y'ingore iyobora izindi iba ifite ububasha iba yarahawe ikivuka. Ibuhabwa na nyina, nayo yabuhawe na nyirakuru, nayo yabuhawe na nyirakuruza, gutyo gutyo. Nta mpyisi y'ingabo n'imwe igihirahira ngo ireke gukurikiza amabwiriza y'ingore iyoboye cyangwa amabwiriza y'indi ngore iyo ariyo yose iba muri iryo tsinda. Impyisi y'ingabo nini kandi yibwira ko ari igihangange, ibiri munsi y'ingore y'ububasha buke kuruta izindi zose, ibiri munsi y'ingore yarayivutse. Muri make nta mpyisi y'ingabo n'imwe ifite ububasha kurusha y'ingore uko yabimeze kose. Mu birebana n'amasura, impyisi y'ingore n'ingabo zirasa, ndetse n'imyanya myororokero yazo irasa ku buryo guhuza ibitsina kwazo bizigora. Zitandukanira ku myitwarire kubera ko ingore irategeka, ingabo igaca bugufi igakurikiza amabwiriza. Buri munyamuryango w'itsinda mu mpyisi amenyekanira ku mpumuro ye, impumuro cyangwa se umunuko usohorwa n'umubiri wayo. Buri mpyisi igira impumuro yayo yihariye. Iyo zihuye cyangwa se iyo zegeranye, zose ziraramukanya, zikaramukanya mu buryo bumwe. Imwe izamura ukuguru kumwe, indi ikegereza izuru ryayo munsi y'ukuguru kw'indi ikinukiriza. Ako kanya ikabimenya iyo ariyo n'aho ikomoka. By'umwihariko ibi ngibi zibikora zishaka kumenyana ngo buri yose imenye niba iyo bihuye ariyo ziri mu itsinda rimwe. Bivugwa kandi ko ari imigirire yongera ingufu umubano wazo kandi igakomeza ubwubahane bitewe n'uko zirushanya ububasha. Impyisi y'ingore ibwegeka ibyumweru 16. Mu itsinda impyisi z'ingore zose zishobora kubwegeka ndetse zikabwagura, zikanabwaguramo iz'igitsina gore. Gusa ibibwana by'igitsina gore byabwaguwe na ya yindi iyobora izindi nibyo byonyine bivukana ububasha bwo kuzayobora izindi bitewe n'umusemburo witwa androgene impyisi y'ingore iyobora izindi
iha ibibwana byayo by'igitsina gore ikibibwegetse. Ni umusemburo ubundi wongera amakare n'ububasha ku kinyabuzima. Mu guhiga, impyisi zikoresha amaso yazo, amazuru mu guhumurirwa ndetse n'amatwi mu kumva. Iyo zibonye itsinda ry'inkongoro zirunze ahantu hamwe, zihita zimenya ko aho hantu hashobora kuba hari ibiryo. Zihita zisanga za nkongoro kubera ko ziba zizi ko izo nkongoro zivumbuye inyamaswa yapfuye. Iyo zumvise umuntu ko inyamaswa yatangiye kubora, zigenda zerekeza aho uwo muntu kurimo guturuka. Iyo zumvise izindi ndyanyama zirimo kwica inyamaswa cyangwa se zirimo kuyirya, nazo ziba ziri hafi aho ngaho kugira ngo ziryeho, nubwo byazisaba kugenda ibirometero 10. Ipfa kubizi ko iri buhakura ibiryo kandi bitayivunnye. Iyo iriye inyamaswa ikayimara, iba yimaze koko. Nta kintu na kimwe cyahoze kuri iyo nyamaswa wahasanga. Kuva ku ruhu, inyama zo mu nda, amajanja cyangwa ibinono n'amagufa yose zirayahekenya, ku buryo aho yaririye uhasanga ibimenyetso by'uko hiciwe inyamaswa, ariko nta kintu na kimwe cyavuye kuri iyo nyamaswa uhasanga. N'amenyo y'iyo nyamaswa zirayamira. Iyo bibaye ngombwa ko impyisi higa yonyine, ihiga utunyamaswa duto nk'inyoni, inkwavu, umuhari, inzoka ndetse n'amafi. Iyo zihigiye mu matsinda ari nk'enye cyangwa se 5, zihiga imparage ndetse n'izindi nyamaswa nini. Intare nazo zijya zikoresha ubu buryo bwo guhiga ari nyinshi cyangwa se uburyo bwo kugaba igitero. Intare zizwiho gukunda kwiba umuhigo w'impyisi bitewe n'uko impyisi zifite ubuhanga bw'imikoranire ituma zigaba ibitero ku buryo inyamaswa zigiye kwica zirayica nyine, ntabwo ari nyinshi zizicika. Impyisi n'intare zihora zihanganye cyane mu birebana n'ububasha bwo kwica no guhiga, ibituma inshuro nyinshi impyisi n'intare zirwana. Intare imwe n'impyisi imwe iyo zirwanye, intare yica impyisi, ariko intare nta kintu ishobora gukora imbere y'impyisi enye. Igitero cyazo ni kabutindi. Habarwa ko mu mukenke aho ziba, impyisi 7 ku 10 zicwa n'intare. Gusa iyi intare yisha inyamaswa kandi impyisi zikaba ziyishaka, zirayitwara. Ziza zigera mu 10 cyangwa munsi y'10, zikegera aho ya ntare irimo kurira inyamaswa yishe. Ntabwo ziza ziruka ngo ziyiroheho. Ziza zitonze, zigenda buhoro, ndetse zigahagarara muri metero nkeya, zisa n'izirimo gusesengura uburyo igitero kigiye kugenda. Ziba zimeze nk'izirimo gutegura urugamba. Impyisi y'ingore muri zo iyoboye izindi, nibanza gushotora intare irimo kwirira inyamaswa yiciye. Yirumwaho gato, intare igasimbuka, ikabanza ikitaza umuhigo. Iyi intare idatsimbaraye, ikazirekera umuhigo wayo ikigendera, zirawurya nazo zikigendera. Gusa iyi intare ishatse gutsimbarara, birangira ziyishe. Impyisi imwe ishobora kurya ibiro 18 icyarimwe, ni ukuvuga ku ifunguro rimwe. Ibi ni 1/3 cy'ibiro byayo. Iyi impyisi kivuka ikigera ku isi, iba yamaze kumenya umwanya cyangwa se icyiciro izabarizwamo ubuzima bwayo bwose. Ingabo nta mwanya w'ububasha n'umwe ivukana, iba ari impyisi imwe mu zindi nyinshi, gusa ishobora kugira uruhare mu gufasha ingore kororoka. Iyo mu itsinda havutsemo impyisi z'ingore, ako kanya zikivuka, zikiri utwana, ziba zitegeka ingabo zose zisanze muri iryo tsinda. Nuko imitegekere yubatse. Byemezwa ko impyisi z'ingabo ziri mu nyamaswa zagowe, kubera ko zikandamizwa n'ingore ku rwego rwo hejuru. Iyi impyisi bwaguye abana b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bakivuka, bahita batangira kurwana. Ushobora gutekereza ko kurwana hagati y'abana b'inyamaswa iyo ari yo yose ari ibintu bisanzwe, ariko aha ngaho biratandukanye. Utu twana tw'impyisi turicana hagati yatwo, kandi kenshi utw'igitsina gabo nitwo dupfa, kubera ko buri gihe nitwo tuvuka ari duto ugeranije na dushiki twatwo. Mu bana b'impyisi bavuka, 50% baricwa bakivuka, kandi inshuro nyinshi ab'igitsina gabo nibo bapfa. Iyo zigize imyaka 2 y'amavuko, abana b'impyisi b'igitsina gabo bahita birukanwa mu itsinda cyangwa se mu muryango w'izindi mpyisi. Abahanga mu by'ubuzima bw'inyamaswa bemeza ko ibi ngibi zibikora zibishaka, zigamije kwirinda ko habaho kubyarana kwinshi hagati y'abavandimwe.
birumvikana iyo zirukanye impyisi z'ingabo zo mu muryango nta mahirwe abasigaye yuko izo mpyisi z'ingabo zazabyarana na bashiki bazo cyangwa se ababyara bazo. Ku myaka 2 impyisi y'igitsina gabo yisanga yonyine mu mukenke aho iba yirirwa izerera ishakisha ko yabona undi muryango w'impyisi yakira. Iyo igize amahirwe ikawubona nabwo ushobora gutekereza ko ubuzima bwayo buba buhindutse, buba bugiye kuba bwiza. Oya, nabwo ikomeza kuba mu buzima bubi cyane kubera ko yavutse ari ingabo. Mu by'ukuri ububasha n'imyanya y'impyisi mu muryango ibikurikiranye umwe inyuma y'undi, kandi imyanya y'imbere yose ibifitwe n'abagore. Impyisi iza bwa nyuma mu itsinda cyangwa se mu muryango niyo iba igomba kuba inyuma y'izindi zose muri byose, kandi kubera ko ingore zose ziba ziri muri uwo muryango kuva zivutse, birumvikana ko izaje mu muryango nyuma ari zo ngabo ziba ziri inyuma y'izindi zose. Kuba inyuma bivuze ko ibyiza byose byo mu muryango bizigeraho nyuma, ingore zamaze kubibona. Nk'urugero, nizo zirya nyuma y'izindi zose. Nubwo muri uwo muryango havukamo agapyisi k'igitsina gore kagasanga hari impyisi y'ingabo zahageze kera, kaba kazirusha ububasha n'icyubahiro mu muryango. Impyisi z'ingabo zigiye mu muryango mushya iyo zikimara kwakirwa, naho zikomeza guhohoterwa zirumwa n'ingore zisanzemo, bigatuma zihita zitangira gutinya ingore no muri uwo muryango mushya. Impyisi y'ingore niyo nyamaswa irumana nabi kurusha izindi nyamaswa zose. Murabyibuka tuvuga ku biro urwasaya rwayo rukoresha mu kumena igufa? Ibiri 3,000. Ni ukuvuga ko iyi mpyisi irumye indi yinjizamo imikaka ipima ibiro 3,000 kuri buri santimetero kare y'uruhu. Kugira ngo biguhe igitekerezo cy'ibyo ari byo, kuri twebwe abantu, iyo urumye ikintu nk'iyo ushunye ikintu ukoresheje ingufu z'urwasaya rwawe zose, urwasaya rwawe cyangwa se amenyo yawe amanura ingufu zipima ibiro 20 kuri santimetero karimwe y'ikintu urumye. Niba uhise ukora imibare, urumva ko iyo impyisi y'ingabo irumwe n'ingore ngenzi yayo, iyikomeretsa inshuro 150 kurusha uko yari kuba irumwe n'umuntu, cyangwa se kuruta uko umuntu yaruma undi. Impyisi z'ingore nizo nyamaswa zonyine zizwi zihekenya ibinono by'inzovu ikakijajanga, ikagihindura ifu, ikakimira. Uko kugira urwasaya rukomeye binafasha impyisi z'ingabo kubaho, kubera ko ziba munsi y'impyisi z'ingore kandi zikarya ari uko bashiki bazo n'abagore bazo bamaze kurya. Kenshi zisanga zigomba guhekenya amagufa igihe ingore zamaze kurya inyama. Mu kurya habanza kurya impyisi z'ingore zo mu rwego rwo hejuru, hagakurikiraho izo mu cyiciro cya 2, ubwo n'iz'igitsina gore zikurikiraho, hanyuma ingabo zikaza kurya nyuma y'ibindi byiciro byose. Nguku uko impyisi z'ingabo zisanga ari nto cyane mu bunini kubera ko ntabwo zirya neza nk'ingore, kandi amenyo yazo kubera ko atarya cyane nta nubwo akomera nk'ay'impyisi z'ingore. Ibi bituma impyisi z'ingabo zigira icyizere cy'ubuzima kigufi inshuro 2 kurusha ingore. Impyisi z'ingabo zibaye ari abantu, zaba zarigaragambije, ariko ziramutse zibikoze ntacyo byatanga, kubera ko impyisi z'ingore nubwo ari ingore ariko mu myanya myibarukiro yazo zifite ibimeze nk'imyanya myororokero y'ingabo. Abantu bamaze ibinyejana by'imyaka batekereza ko impyisi ari inyamaswa y'ikinyabibiri. Abantu batekerezaga ko impyisi ihindura imyanya myororokero bitewe n'icyo ishaka. Batekerezaga ko iyo ishaka guhuza ibitsina ishobora guhinduka ingabo cyangwa se igahinduka ingore. Babiheraga ku kuba iyo bazibonaga zirimo guhuza ibitsina barabonaga imyanya myororokero yazo imeze kimwe. Gusa ntabwo ari uko bimeze. Ukuri nuko impyisi y'ingore mu myanya myororokero yayo hari akantu karekare kayirimo ubona gasohoka hanze. Ni karekare ku buryo gapima santimetero 18, kanasumba ubugabo bw'impyisi y'ingabo. Aka kagozi ni nako isohoreramo inkari, niko ibwaguriramo, ni nako ihurizamo ibitsina. Niyo nyamabere yonyine idafite umwenge nk'umwanya mwibarukiro. Aka kagozi gafite umumaro wo gufunga imyanya myibarukiro ku buryo nta cyapfa kuyinjiramo byoroshye igihe impyisi y'ingore itabishaka. Guhuza ibitsina birazigora kubera aka kenge kameze nk'akagozi karekare,
ariko ibi ngibi ntabwo bizikomerera cyane ugereranije no kunyuza muri aka kenge umwana upima ikiro n'inusu mu gihe cyo kubwagura. Ibi byose birumvikanisha ko impyisi y'ingore iyo itagishaka ingabo iri muri iryo tsinda iyifungira ibirebana no guhuza ibitsina, kubera ko ubushake bwo kororoka buri muri kamere ya buri nyamaswa. Iyi ngabo iyo ibona nta mahirwe ifite yo kubona iyo bihuza ibitsina muri iryo tsinda, irigendera igatorongera ikajya gushaka ahandi iba. Impyisi z'ingabo ziramutse zizanye ibyo kwigaragambya no kwivumbagatanya no gushaka guhangana n'impyisi z'ingore zo muri uwo muryango, impyisi yazana icyo gitekerezo ntabwo yazigera igira amahirwe yo kororoka. Ni mu gihe iyi impyisi y'ingabo yemeye kuyoboka igaca bugufi rwose ikajya munsi y'impyisi z'ingore zo muri iryo tsinda, ziyemerera guhuza ibitsina nayo uturemangingo twayo tukororoka. Impyisi y'ingabo yemera kwakira uyu mwanya wo munsi y'izindi, ikicara hasi igatuza, igahohoterwa, igafatwa nabi cyane ntigire icyo ibikoraho bitewe n'imikoranire karemano hagati y'impyisi. Impyisi z'ingore ni inyamaswa zizi ubwenge bwinshi kandi zikora ibintu byazo byose mu buryo buteguye neza, kandi zikorera byose hamwe, zikagabana umuhigo hagati yazo kandi zikarererana abana. Nk'uko imikoranire hagati y'abantu byabagize ibinyabuzima by'igitangaza, ni nako gukorana hagati y'impyisi nabyo bizigira inyamaswa z'ibitangaza. Usibye ko impyisi z'ingabo zo zitungukira muri iyi mikoranire, impyisi z'ingabo nyinshi ziba ziri mu miryango zitavukiyemo. Murabizi ko imiryango zivukiramo ziyirukanwamo zifite imyaka 2. Iyo zigeze mu miryango mishya rero, ntabwo ziba zifite zene wabo zikomeye ziri mu rwego rwo hejuru. Ziba ari abimukira, badafite inshuti, badafite abafatanyabikorwa, badafite abo bakorana ibyo ari byo byose. Ni mu gihe ingore yo yisanga mu mikoranire n'imibanire yashyizweho na mbere y'uko ivuka. Ivukira mu muryango wayo ikawugumamo. Ibi nabyo ni indi ngingo isunikira impyisi z'ingabo kwakira umwanya ziba zaragenewe nta kuburana. Kubera ko usibye kuba impyisi z'ingore zizi gukorera hamwe kandi zigategura imibereho yazo neza, ziba ari nini cyane kurusha ingabo, ku buryo ingabo iburizwamo imbere y'ingore iyo ari yo yose. Muri make, ingabo ikintu ikenerwaho ni uguhuza ibitsina n'ingore kugira ngo ibwegeke umuryango waguke. Usibye ibyo, mu muryango w'impyisi nta kindi kintu impyisi y'ingabo ivuze nta kimaze, nta nubwo ikenewe cyane rwose, kubera ko impyisi z'ingore zikorera byose zidakeneye ubufasha bw'ingabo iyo ari yo yose. Impyisi ibwaguye irera abana bayo. Abana bayo babwagaguza inshuro 6 buri munsi. Aha niho bakura intungamubiri zihagije, kubera ko indyanyama ni inyamaswa ziba zikungahaye ku ntungamubiri. Mu gihe cy'umwaka wose abana b'impyisi bavutse baba bakiba mu isenga rusange, hanyuma bagatangira kujya bazerera mu gace kose kagenzurwa n'itsinda babarizwamo kugera bagize amezi 18. Utwana tw'impyisi tukivuka, ak'igitsina gabo n'ak'igitsina gore, tuba tubizi ko turutanwa mu bubasha no mu mahirwe y'ubuzima. Ak'igitsina gabo gakura kabizi neza ko katazigera kagira ububasha nk'ubwa gashiki kako. Impyisi nkuru zo akazi kazo ni uguhiga. Impyisi yiruka ku muvuduko w'ibirometero 65 ku isaha, twabivuze, kandi gakoresha ingufu nyinshi cyane. Bitandukanye n'intare, ingwe cyangwa se urusamagwe ziruka ku muvuduko munini ariko ntiziruka intera ndende. Impyisi ishobora kwiruka ibirometero byinshi cyane. Umuhigo wayo ushobora kuba uzi kwiruka cyane ariko birangira uwufashe. Buri tsinda ry'impyisi riba rizaho agace karyo gahera naho kagarukira. Impyisi zigize iryo tsinda inshuro nyinshi zishyira ibimenyetso mu gace kazo ku buryo izivuye mu rindi tsinda zitahegera. Kugira ngo zerekane agace kazo zibarizwamo, zica imbibi cyangwa se imipaka zikoresheje amajanja yazo, aho zisa n'izishushanya imbibi. Mu guca imbibi kandi zifashisha ururenda ruva mu ruhago rw'inkari zigenda zikwirakwiza ahantu hose zifata nk'ahazo. Bitewe n'uko izigize itsinda rimwe ziba ziziranye, iyo hagize ivuye mu rindi tsinda yinjira muri ako gace, ibishyize ubuzima bwayo mu kaga.
ziyiteraniraho zikayica cyangwa se zikayiha isomo rizatuma itongera kwerekeza muri icyo cyerekezo. Zishobora nko kuyica ugutwi cyangwa ikindi gice cy'umubiri. Ibi zibikora mu buryo karemano, ntaho zabyize. Bizirimo ari nayo ngingo isobanura ko iyi migirire yacu yo gushyiraho imipaka n'inzitiro n'ahantu abanyamahanga batagomba kurenga binjira iwacu dushobora kuba twarayikuye ku nyamaswa. Bitewe n'uko impyisi zikunda kuba mu bibaya cyangwa se mu mukenke, mu bihe by'imvura aho ziba hakunze kuba imyuzure. Amahirwe nuko zizi koga, kandi bitandukanye n'intare, impyisi zo zinakunda amazi. Amazi menshi zinayifashisha mu kubika ibyo kurya byazo zasigaje. Kenshi mu gihe cy'imvura iyo zifite nk'igikanka cyangwa se amagufa y'inyamaswa zasigaje zitariye, ziyashyira mu mazi adatemba aho zizi neza ko inkongoro zitazagera. Buri mpyisi mu zigize itsinda izi neza ingufu n'ububasha bw'itsinda, bityo iyo hagize isagarirwa n'izindi nyamaswa ziyisanze nko ku muhigo yivumburiye, yihutira kujya gushaka ubufasha kuri bene wayo. Ubundi zikagaruka ari nk'icumi, zikagaba igitero kidashobora gutsindwa n'izindi nyamaswa. Iyi mpyisi igiye guhiga, kamere y'ubwicanyi irimo ihita ibyuka kandi ikayifasha cyane. Amaboko y'impyisi, ni ukuvuga ariya maguru y'imbere, ni maremare kandi afite ingufu nyinshi kurusha y'inyuma. Iteye gutya kugira ngo aya maboko yayo ashobore kwikorera ibiro by'ibitugu byayo n'umutwe wayo, kandi ashobore no gufata ikintu akagishingaho akagikomeza mu gihe irimo kurwanira ibiryo n'izindi nyamaswa. Amaguru y'inyuma yo ni magufi ku buryo iyo ihagaze ubona umugongo wayo uberamiye inyuma. Uku kuberama k'umugongo kuyifasha kwiruka intera ndende. Umutima w'impyisi uba ari munini inshuro ebyiri kuruta uw'indi nyamaswa bingana, ari nawe uyifasha kugira ingufu zo kwiruka intera ndende itananiwe, itanahagiye cyane. Ntabwo impyisi yiruka ku muvuduko munini kurusha inyinshi mu nyamaswa ihiga, gusa irazinaniza kubera ko yo ntabwo inanirwa vuba. Zinanirwa mbere yayo ubundi ikazifata. Umutima w'impyisi uba ugize 1% by'ibiro byayo. Umutima w'intare wo ugize 5% by'uburemere bwayo, ari nabyo biyiha ububasha bwo kwiruka ku muvuduko munini, ibi yihindura impigi y'igitangaza. Iyi mpyisi ishaka guha ubutumwa zene wayo ifite ubwoko 5 bw'amajwi isohora, kandi ijwi ryayo rishobora kugera mu birometero 5. Buri jwi muri aya ngaya 5 rifite icyo rivuze ku buryo izindi ziyumva zikamenya ikivuze. Impyisi y'ingabo iyo imaze gukura igize imyaka 2 y'amavuko, iva mu itsinda yavukiyemo ikigendera ikajya gushaka irindi tsinda ryakwemera kuyakira mu rwego rwo kubonaho izororokera. Ariko mbere na mbere nuko zene wayo ziba zayirukanye, twabivuze. Iyo ibonye itsinda riyakira aho nihuriza ibitsina n'imwe mu ngore zihari, ubwo ikabibonye umuryango mushya aho izaba munsi y'amategeko y'ingore nkuru iyoboye iryo tsinda, kandi ikemera gucira bugufi ingore zose ziri aho ngaho. Impyisi y'ingore iyobora izindi zose iyo ishaka kororoka, niyo ubwayo yo yonyine yihitiramo ingabo bibyarana. Mu bihe by'impeshyi inyamaswa z'indyabyatsi zirasuhuka kubera ko ubwatsi buba bwarumye. Bitewe n'uko impyisi zihiga indyabyatsi, iyo impeshyi igeze nazo zikurikira za ndyabyatsi aho zasuhukiye. Zishobora gukora urugendo rw'iminsi 10 zirimo gushakisha hari indyabyatsi zo guhiga. Impyisi iri mu nyamaswa z'inkazi ziriho. Iri mu nyamaswa zanzwe kubera imiterere yayo ndetse n'ibikorwa ikora. Gusa iyo harebwe mu nyungu urusobe rw'ibinyabuzima rukura mu nyamaswa, impyisi iri mu zifite umumaro ukomeye cyane. Byemezwa ko impyisi ziramutse zivuye ku isi, indwara zikomoka ku mwanda zakwiyongera mu bantu, kubera ko impyisi zirya imyanda yakabaye iteza ibyorezo. Ngiyi impamvu imiryango itandukanye irengera urusobe rw'ibinyabuzima ihora irwanya ko impyisi zicwa cyangwa ko zikorerwa ikindi icyo ari cyo cyose cyatuma ubuzima bwazo bujya mu kaga. Ni naha dusoje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.